ibyo nyine ushaka ntabwo uhita ubona ako kanya ko nyine hari inzira nyine bibanza gucamo demo wani n'iki, ariko nyine ya wowe nyine urakomeza nyine ugapushinga cyane so ariko n'ubundi nyine biba n'ubundi ariyo nzira ye nyayo ya so urumva ni igihe kinini cyane umuntu aba yaramaze muri ibi bintu, ariko itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri utabasha ariko nyine ntabwo biba byoroshye aba ari ugupushinga cyane kabisa kugira ngo ukomeze ukore cyane, ko buriya nanjye ntangira gukora bwa mbere ntabwo nahembwaga, ubundi igihe nakoze imyaka 3 nahembwa so ariko nyine uko ugenda ubikora nyine bigenda nyine biza gake nubwo bishyiramo imbaraga nyinshi cyane, ariko nyine ntabwo nyine uba utekereza noneho Tino arambwira ati genda ubikore gake bro, byari bikomeye cyane, ariko nyine iyo ugiye umenyera ugenda ubikora gake nyine bikagenda bikunda so ni byinshi cyane iyo umuntu aba yarigiyemo so mbwira ukuntu azamura mikoro, ukuntu amanura mikoro n'iki, so urumva rero niwe muntu by'ukuri wanyigishije buri kimwe cyose musitino kabisa. Ikimwigiraho cy'ingenzi ni uko nyine we yatumye nyine nkomeza kubikora, kuko hari igihe nari ngiye kubivamo kubera ntabwo nahembwaga kandi abantu banyumvaga kuri radiyo bari bazi ko mpembwa, ubundi n'igihe nagendaga n'amaguru bro, abantu nkava mu rugo n'amaguru harazanye ibisindu nkazamuka kabisa n'amaguru mpaka ngeze mu mujyi imana, urumva nyine ntabwo byoroshye kabisa, byari bikomeye cyane, ariko nyine ndashima Imana kabisa kuba hari ahantu byibuze yangejeje pe, mwumva nyine ko ndahageze hanyaho.